Muraho neza mwese nshuti za Duhugurane-Ikinyarwanda. Dukomeje kubashimira uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho. Reka mbagwe ibyano mwebwe nshuti z'akadasohoka z'ikiganiro Duhugurane-Ikinyarwanda tubagezaho, kandi tubishimira n'uburyo mudahwema gusangiza ibiganiro biba byabaryoshye inshuti zanyu. Reka rero rwose mbahinire mbagwe ibyano nshuti z'i Rwanda, abari mu bihugu bidukikije, Burundi, Ubuganda, Tanzania ndetse na Kenya, ndetse n'ibwota amasimbi nabonye hari umuntu udukurikirana uri Amerika. Rwose turaguhiniye inshuti z'akadasohoka, kandi rwose turakwishimiye cyane. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe nka misa ya mbere, nabateguriye ikiganiro kijyanye n'imigani 10. Buri gihe njya mbategura kugira ngo tutavaho tubibaha byose cyangwa se tubaha byinshi, umuntu kuyikoresha ikamubera ingorabahizi. Rero ni byiza ko twazajya tubaha 10 nibura uburyo umuntu yayifata akayikoresha mu buryo butamugoye. Tubahaye ikaze rero. Umugani wa mbere uragira uti: ngo aho ushyinguye amagara ntahashyira ubugi bw'icumu. Ngo aho ushyinguye amagara ntahashyira ubugi bw'icumu. Mu gusobanura uyu mugani twafata amagambo abiri: gushyingura amagara ndetse no gushyira ubugi ahantu ayo magara ari. Bishatse kuvuga ko ubuzima bwacu buhenze, aho tubufite tutakagombye kuhakora ikintu cyagombye kubuducuza, cyangwa se ngo tupfushe ubusa, kuko burya mujya mwumva ko amagara aseseka ntayorwe. Rero aho dushyinguye amagara ntitwakagombye kubyohokaho ngo tuhashyire ibyago ya magara yacu aseseke. Oya, ntitwagombye kuhashyira ubugi bw'icumu, ahubwo twakagombye kubusasira, tugasasira amagara yacu aho ashyinguye kugira ngo nibura akomeze aturyohere. Birumvikana rwose. Umugani wa kabiri uragira uti: aho utizeye umugeni ntuhanga umugayo. Ngo aho utizeye umugeni ntuhanga umugayo. Ubundi mu Banyarwanda byari ikizira kugira ngo ugire umugayo ahantu aho ari hose, ariko uyu mugani hari aho ukebura umuntu, aho agira ati: utakuzi ntakubara. Hari igihe umuntu yisanga ahantu agasanga nta muntu umuzi, agakora ibyo yishakiye. Rero agasanga yibagiwe ya ndangagaciro yo gukunda umuco we bwite wo kudakunda umugayo. Ugasanga rero akunze umugayo, akavuga ati: nta kibazo, hari nta muntu nzi, reka nikorera ibyo nishakiye, nta kibazo. Rero kuba umuntu atahateze ikintu cy'ingirakamaro, kuba umuntu atahateze ikintu kizima kimufitiye agaciro, akahavana umugayo, nabwo ni ikibazo. Rero uyu mugani ngo aho utizeye umugeni ntuhanga umugayo, twakagombye kwanga umugayo aho ariho hose, kuko tutazi uko ejo bizaba bimeze. Ngo burya bucya bucyana ayandi. Hari igihe aho ngaho wahagirira umugayo ugasanga ejo uje kuhatura, cyangwa se wahavanye uwo mugeni uvuga. Reka dukomeze. Umugani wa gatatu uragira uti: aho utuye inkondo ntuhatura umwana. Ngo aho utuye inkondo ntuhatura umwana. Burya aho washyira ituro
rito ntabwo wahashyira ituro rigaragara. Ayo magambo mvuze, aho watura isaro ntiwahatura ifeza. Ayo magambo mvuze kugira ngo tuyagereranye ni uko ngo aho utuye inkondo, cyangwa se inkondo ni ugufata ko ari ikintu cy'agaciro gakeya, ni nk'isaro ry'umwana. Noneho aho utuye isaro ry'umwana utahatura umwana nyawe. Bishatse gusobanura ko buriya iby'agaciro bihabwa ab'agaciro. Buriya iyo ujya guha umuntu impano biterwa n'uburyo mubanye cyangwa se n'uburyo akubaniye. Hari uwuha impano iyi n'iyi ntoya, hari n'uwo ugeraho ukabura impano umuha, ugasanga uririye urimaze, ushaka kugira ngo urebe nibura impano yamushimisha. Rero impano zacu tuziha abantu bitewe n'uburyo tubabona cyangwa se tubanye. Hari uwuha intoya, hari n'uwuha rwose impano y'agatangaza. Reka dukomeze. Umugani wa 4 uragira uti: aho uzasanga itongo hazaba haratuye umugabo. Uyu mugani uroroshye rwose kuwusobanura. Umuntu yawukoresha ku muntu wabaye igihangange, n'iyo atashye agataha iwacu wa twese, usanga ibikorwa yakoze bikimuvugira cyangwa se bikimugaragaza ku isi dutuye twebwe turi bazima. Ugasanga amaze imyaka n'imyaniko yaratashye iwacu, ariko izina rye rikivugwa bitewe n'ibikorwa by'indashyikirwa yakoze. Rero ngo aho uzabona itongo hazaba haratuye umugabo. Igihe ubonye igikorwa runaka, iki n'iki cya runaka wigendeye, ariko iryo zina rikaba ryaranditswe, rikaba rigikoreshwa n'abantu bakiri ku isi, ni ukuvuga ko yari indashyikirwa, yari igihangange, yari umugabo. Umugani wa 5 uragira uti: aho wambariye inkindi ntuhambarire ibicocero. Cyangwa se ibicocero twabyita injamba, cyangwa se imyenda icikaguritse. Rero ngo aho umuntu yambariye inkindi, cyangwa se aho umuntu yagaragaye neza, ntiyakagombye kuba yakahagaragariye nabi, cyangwa se ugasanga yakahagiriye umugayo. Oya, iyo wabaye ahantu neza, ni byiza ko wahava neza, ukahasiga izina ryiza. Nicyo bishatse kuvuga ko aho umuntu yambariye inkindi atakagombye kuhambarira ibicocero cyangwa se imyenda mibi. Ariko tugiye mu migani, mu bisobanuro byimbitse, ni uko aho umuntu yavuzwe neza atakagombye kuhavugwa nabi, bitewe n'ibikorwa yahakoze runaka. Umugani wa 6 uragira uti: aho wisigiye siho uhurira na muramu wawe. Ngo aho wisigiye siho uhurira na muramu wawe. Burya hari umuco wa kera, navuga ko ari uwa kera kuko ubu ngubu ntucyaba, nta n'ubwo ukirangwa no mu Banyarwanda, aho runaka yendaga murumuna w'umugore we. Ukenda muramu wawe bitewe n'uburyo ki wamubonyemo. Ariko ibi byari umuco wa kera, aho umugabo yendaga murumuna w'umugore we. Rero ahangaha babikurijeho ko aho umuntu yisanze, aho umuntu yisigiye, usanga ashaka kwisanga akisanzura. Oya, niba ubonye umugeni uyu n'uyu n'uyu, ntiwakugombye gufatafata ngo ujye
no gusingira nibura umugwa mu ntege. Oya, byari umuco wa kera, ndizera ko byacitse. Rero ngo aho wisigiye siho uhurira na muramu wawe. Umugani wa karindwi uragira uti aho yonnye ihoramo. Ngo aho yonnye ihoramo. Burya iyo umuntu afite akamenyero ko gukora iki n'iki cyangwa se iki n'iki, usanga abyohokaho agakomeza akagira ngo y'amazi aracyari yayandi, wenda yakagombye no koga amagazi. Ugasanga aritwara gutya uko yitwaye ejo hashize cyangwa se ejo bundi hashize, agira ngo biracyari kwa kundi, wenda yakagombye kwitwara ukundi, kuko burya iminsi ntingana ndetse n'ibihe birahinduka. Ngo ibihe biha ibindi, niko bajya bavuga. Bugacya bucyana y'ejo. Rero ni ukuvuga ngo hano ntabwo twagombye kuba ari nka wa wundi bajya baciraho umugani ngo kamenyero yenze nyina. Oya, ni ukuvuga ngo akamenyero ni kabi. Twagombye gufata ibintu ibi n'ibi uyu munsi uko bimeze, ejo tukabifata mu bundi buryo, kuko umunsi ntabwo uhwanye n'undi. Rero aho yonnye ngo ihoramo, ntabwo twagombye guhora aho twakoze iki n'iki. Oya, akamenyero ni kabi. Umugani wa munani uragira uti akababaje umugabo kamurenza impinga. Uyu mugani twawusobanura n'undi ugira uti akababaje umutima kazindura amaguru. Uyu mugani rwose urumvikana. Hari ahantu handitse ngo burya iyo umuntu ari hasi y'imyaka 25 gushyiraho igihe abyukira ni ibintu rwose bishoboka kandi bikaba bimurimo. Ariko iyo umuntu arengeje iyo myaka ngo 25, ntabwo ngo umuntu yakagombye gushyiraho isaha ari buze kubyukira cyangwa se ari buze gukorera iki n'iki, ahubwo ngo ibibazo afite nibyo biza kumubyutsa cyangwa se kumwibutsa ko yagombye gukora iki n'iki. Wenda ko nagaciyemo ko kugira ngo twumve neza uyu mugani. Ni ukuvuga ngo buriya ikibabaje umuntu kiramuzindura, nta n'iyindi nteguza, nta n'indi tabaza, nta n'ikindi kigomba kwibutsa, ahubwo wowe ubwawe niweho wishyiramo ko ugomba gukora iki n'iki. Navuga ngo akababaje umugabo ngo kamurenza impinga, ni ukuvuga ngo ni ugukora iyo bwabaga kugira ngo icyo umutima wawe ushaka, icyo ukeneye ukibone ugiharaniye. Ngo akababaje umugabo kamurenza impinga, ngo akababaje umutima kazindura amaguru. Umugani wa 9 uragira uti akabambye nyirako gashira ubwena. Ngo akabambye nyirako gashira ubwena. Ni ukuvuga ngo ikintu umuntu yikoreye kubamba, ngo akabambye nyirako. Iyo umuntu yibambiye iki n'iki, tubishyize mu mvugo nziza isanzwe, iyo umuntu yikoreye ikintu iki n'iki, burya nta makemwa kiba gifite, kuko burya ngo iyo umuntu yikorera agerageza gukora ikintu neza kuko azi ko ari icye koko. Ngo ariko iyo umuntu akorera abandi, hari igihe agira atya akirara, ugasanga ntagikoze neza uko byakagombye. Rero ngo akabambye nyirako gashira ubwena. Ngo icyo umuntu yikoreye rwose usanga nta nenge, nta makemwa gifite. Icyo bisobanura, umugani wa 10 ariwo wa nyuma uragira uti akabando k'iminsi gahora imfuruka. Ngo akabando k'iminsi gahora imfuruka. Ni ukuvuga ngo ka kabando kazagutunga kagucumbagiza
iminsi yose gahora mu mfuruka, gahora aho ureba, gahora hose. Ni ukuvuga ngo Imana yakugegeneye ikagegena neza akabando ikakaguha ukakicumba, burya kaguhora iruhande, gahora hose. Tubisobanuje umugani twavuga ko burya iyakaremye ari yo ikamena. Niba Imana yaraguhaye ako kabando ikakagegena neza, ntawakakwambura. Burya ikizaba icyawe nta wundi rwose wakirwanira ngo akibone, oya, aba ari icyawe. Ako kabando rwose, ako gakoni gahora mu mfuruka, gahora aho ngaho ukareba. Ngo akabando k'iminsi gahora imfuruka, kaguhora hafi. Icyo bishatse kuvuga rero, uyu mugani niwo dusorejeho. Hagize umugani waba utumvishije neza, watwandikira mu bitekerezo tukawugarukaho mu buryo burambuye. Rero tubashimiye uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Hari abaje bavuga ngo gukurikirana, burya gukurikirana umuntu cyangwa se gukurikirana ikintu ni uko hari ikintu kiba nibura kibi, cyangwa se hari ikintu akugomba, cyangwa se hari ikintu kikugomba. Gukurikira umuntu ni ugukurikira ibyo avuga, gukurikira ibyo akugezaho. Rero mu buryo bwo tugomba guhugurana n'ibyo birimo. Gukurikirana umuntu ni ukumukurikirana nyine kugira ngo hagire icyo akwishyura cyangwa se hari icyo umubaza. Ariko gukurikira umuntu cyangwa se gukurikira ikiganiro cy'umuntu ni ukwita cyangwa se kumva, gukurikira ibyo akugezaho. Iryo jambo naryo ni ryiza kugira ngo turisobanukirwe. Tubifurije rero kugira amahoro n'amahirwe aho muri hose, ndetse tubifuriza rwose kugira amagara mazima n'amagana adutunga kuri iyi si dutuye. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.